Nongeye kubaha ikaze cyane kuri iyi channel yanyu Eric Ndayishimiye official 250. Imana ibahe umugisha rero, ndabakunda cyane. Ni mwese mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha kandi mujye mwibuka gukora ku nzogera kugira ngo buri uko nsohoye ubutumwa bwiza bujye bubageraho. Musharinge kandi nimukabwihererane. Imana irusheho kubishimira. Rero mu kiganiro cy'ubushize twavuze ukuntu impano zigiye zitandukanye, impano Imana itanga aho zitandukanira, ariko hari impano imwe izirusha gukomera zose. Nubwo waba uzifite izo twavuze zose, abatarazumvise wenda mwareba kuri video iheruka izo twavuze zijyanye n'ubuhanuzi, kuvuga indimi, kwigisha, gukiza indwara n'ibitangaza n'izindi. Ariko ndagira ngo mbabwire impano izirusha gukomera zose ni urukundo. Reka dusomwe n'ubundi mu gitabo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 13. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi, ruhebuje byose kuba ingenzi. Bivuze ngo urukundo nirwo rw'ingenzi cyane kuruta impano zose twasomye cyangwa se ibindi bintu, kuko no mu mategeko y'Imana abiri aruta ayandi gukomera harimo gukunda Imana ukayikundisha umutima wawe wose, kandi hakabamo no gukundana twe ubwacu, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nubwo navuga indimi z'abantu, nkavuga n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Iyo ni Bibiliya ibivuga. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntukwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Cyagihe ubona umuntu ari mu byaha ukumva birakunejeje, nta rukundo uba ufite, kuko ntabwo wakwishimiye gukiranirwa kw'abandi ubaye ufite urukundo. Wagatewe imbabazi, ugaterwa agahinda n'ibyo uwo muntu arimo, ahubwo ugasaba Imana ngo imuhindure, ukamusengera, ugakora ibishoboka ngo umuzane kuri Kristo. Ariyo mpamvu mbashishikariza no gukora share ubu butumwa, ntukabwumve wenyine, kuko hari icyo bwamarira mugenzi wawe. Wenda wowe wamaze gukizwa, ariko wari ukeneye kubwumva nawe bukaba bwagira icyo bumumarira. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, ko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. N'undi ubwenge ntiwabumenya bwose, kandi ntiwahanura ibintu byose. Nicyo bashatse kuvuga. Ariko ubw'igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mba mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo. Ibyo ukora
ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Imana rero ibaha umugisha ni ukuri. Hano twavugaga ku rukundo. Urukundo ni rwihanganira byose, twabyumvise, kandi rurihangana rukagira neza, kandi urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira kandi ntirwihimbaza, urukundo ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho. Murabizi ko Imana ari urukundo kandi Imana idahutiraho. Imana rero ibaha umugisha, mukomeze kugirana urukundo hagati yanyu, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ukundisha Imana umutima wawe wose. Imana ibaha umugisha. Eric Oscar nk'ibisanzwe, mukomeze gukora subscribe, mukore ku nzogera kugira ngo buri uko nsohoye ubutumwa bwiza bugiye bubageraho. Urushaho kubana na bene so amahoro, musabirana, muhumurizanya, mubwirana amagambo yorotse imitima ko Yesaya yavuze. Rero Imana ibaha umugisha, musheyaringane, kandi niba uzi mwene so udakijijwe, ntukishimire ko akora ibiteye isoni, ahubwo urushaho kumuhangayikira no kumusengera, umuzane kuri Kristo.